Yesu ashimwe, mwongeye kwirirwa neza, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nari maze iminsi mbona ntaheruka hano kubaganiriza, ariko umwami yasangiriye ubuntu, ngira ngo niriwe nsa nkaho naniwe ariko ndihangana, ntabwo ndi bubatindire, numva nshaka kubaha message n'ubundi nigeze mbaha message ivuga ngo kugendana n'abanyamugisha. Numvisha umutima wanjye mpatira kubivuga kubera ko mbona ko hanze aha ngaha hari abantu bafite umutima mubi benshi. Usanga abantu bahemukira abandi, rimwe na rimwe ugasanga umuntu yaguhemukiye nta n'impamvu n'imwe afite, nta n'inyungu n'imwe aza kubigiramo. So reka rero dusenge dushimire Imana, ababashije kuhagera ndabaramukije. Imana ibahe umugisha kandi biteho, kandi iri jambo rize kuba ijambo rikora mu mitima yanyu, rize kuba ijambo rifite umumaro, rize kuba ijambo rigira icyo ribagezaho mu izina rya Yesu Kristo. Ya mwami mwiza, mwami w'amahoro, mwami w'icyubahiro, uzamura icyubahiro, urera kandi urakiranuka, uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana yo gusingizwa, uri Imana yera kandi uri Imana ikomeye. Reka twese dupfukame tuvuge ngo urera urera urera. Reka mwami Yesu isi yose ivuge gukomera kwawe, dusingize izina ryawe, tuvuge kugira neza kwawe, tuvuge ibyiza wakoze, tuvuge ibyo uri gukora, kandi tuvuge n'ibyo uzakora mu gihe kizaza. Ndagushimiye cyane mwami Yesu Kristo, uzamuriye icyubahiro, ukwiriye icyubahiro, ukwiye gusingizwa, ukwiriye mwami ibyiza byose bibaho, kuko ntawe uhwanye nawe, ntawe uri mwiza umeze nkawe. Ndagushimiye cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari njye uvuga, ahubwo aba ari ijwi ryawe rivuga, n'abaryumva bumve mwami Yesu Kristo ari ubabwira. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye cyane ababashije kuhagera. Umwami Yesu Kristo akomeze abiteho, ntabatindiye rero. Hari igihe biba ari byiza ko ntegereza ko haza n'abandi, ariko nzi neza ko social media buriya ntabwo ijya yiburira, nsigaye ijambo uw'Imana yayoboye akaryumva. Ni byiza ko ni byiza ko tubona abantu benshi bumva ijambo ry'Imana, ni nacyo tuba twabikoreye. Ariko niyo yaba umuntu umwe, niyo yaba babiri, niyo yaba batanu, icyiza ni uko ibyo tuvuga bigira umumaro. Buriya niyo umuntu umwe yakizwa ku munsi biba ari umugisha, kuko uyu murimo ntabwo mukora njyenyine, hari n'abandi bawukora kandi badahwema, batanaruhuka, kubwo kugira ngo tubashe kumenya Imana, tubashe kumenya umwami Yesu Kristo. So rero ntabwo ndi bubatindire, reka mbabwire ku ijambo nifuza kubabwira ngo kugendana n'abanyamugisha. Kugendana n'abanyamugisha, hari ukuntu Imana yaturemye, iduha skills zitandukanye, iduha ubumenyi butandukanye, iduha talent zitandukanye, iduha igikundiro gitandukanye, iduha kuba blessed mu buryo butandukanye. So rero buri wese afite aho Imana yagiye imukomeza kugira ngo tubashe kuzuzanya. Bibiliya ivuga mu Bakorinto ba mbere ivuga ku mpano z'umwuka wera, ivuga ngo iha bamwe umwuka w'ubwenge, abandi baha umwuka wo kumenya, abandi baha umwuka wo gusengera abarwayi, abandi baha umwuka w'ibitangaza, abandi baha umwuka wo kurobanura imyuka, abandi baha umwuka wa discernation yongera kurobanura imyuka. Hasi kuri 28 havuga ngo abandi baha umwuka wa governance no gufasha, gutwara no gufasha. Abakorinto banza ari abambere, ariko ni Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 8 kugeza kwa 11, ukaza gusimbuka ukagera ku murongo wa 28. So rero hari ukuntu turi talented, dufite impano ku buryo butandukanye, tukagira imitima myiza ku buryo butandukanye, tukagira ibyo dushoboye ku buryo butandukanye. So rero hano nashatse kubabwira ngo kugendana n'abanyamugisha. Iyo umuntu mugendana ukaba uzi ko hari icyo akurusha, yo kugira ngo aho kugira umugirire ishyari, umusenye, umurwanye, aho anyuze hose uhacisha umuriro kandi umwereka kuri inshuti ye, ibyiza ni uko ahubwo wamukunze ukamusapotinga, kuko hari aho afite
imbaraga muri we, nawe hari ahandi ufite imbaraga muri wowe, noneho mukuzuzanya nk'uko ziriya mpano z'umwuka wera zuzuzanya zikabyara umubiri wa Kristo. So natwe rero muri ubuzima busanzwe, aho kugira tugirirana amashyari, umuntu yicare yumve yakugirira nawe, umuntu yicare yumve yakwirukana ku kazi kubera ko atagukunze, kubera ko ufite ahantu runaka umurusha success, kubera ko ufite ahantu runaka abona ko bitagenda, mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Ushize nababwiye kuri histoire ya Naomi na Rusi. Naomi ngo yari umudamu ngo w'Umwisiraheli, yari atuye i Beteli havuga umugisha, aza kuhava kubera kutihangana, kandi yahavuye wenyine urebye kuko abandi ntibahunze inzara. Aragenda ajya mu gihugu, ajya mu kindi gihugu, agezeyo ahuriraho n'ibibazo, abahungu be 2 barapfa, ariko bapfa bafite abagore b'abanyamahanga. Rusi yari umugore w'umunyamahanga, ntabwo yari Umwisiraheli. Noneho Naomi amenye ko iwabo inzara yashize, ashaka gutaha ngo asubireyo. Arangije yicaza abakazana be 2, umwe aramubwira ati arabasezera. Rusi nibwo yamubwira ati oya tuzajyana. Ijambo nkunda kuribona ku ma invitation ngo aho uzagwa niho nzajya nga, ariko ni byiza tujye dusoma igice cyose twumve, kuko nta nubwo bihuriye na mariage, ahubwo bihuriye na alliance y'urukundo rw'abantu. Nicyo kintu ubona ko gihari. Uyu Rusi rero yaje kugira amaso y'umwuka, ahishurirwa ko Naomi yari umudamu w'Umwisiraheli, kandi Abayisiraheli haba mu mateka ya mbere haba n'ubu, Abayisiraheli n'abanyamugisha, n'ubwoko bw'Imana, ni ishyanga ryera. Ndibuka ahantu mu kubara aho Barake na Baramu, umwe yabwiraga undi ngo mvumira aba bantu. Barake yabwiraga Baramu ngo abavumire ubwoko bw'Imana, ngo twumvishe iby'Imana yabakoreye, mvumira buriya bwoko, n'ubwoko butariko bugize gute bufite umugisha. Noneho Baramu yajya kubavuma, aho kugira ururimi rwe rusohora umuvumo rugasohora umugisha. Arangije abwira Baraka ati no, ijambo nasohoye narisohoye, ntago ngo umugisha nawe utanze ntago ukuka, niko babivuga, ngira ngo nukuka, ntago ushaka kuwugarura. So rero umuntu w'umunyamugisha sinavuga ngo nta muntu utari umunyamugisha as long as ari mu Mana, ariko dufite ukuntu turushanya ibyo Imana yagiye duheramo blessings. Ugasanga umuntu azi kuririmba, undi azi guteka, undi akunda abana, undi afite igikundiro, undi hari ibyo akora ukabona biragenda. Kugira rero umugirire ishyari, icyambere ni ibintu 2. Either reba nawe aho ufite imbaraga uhashyira imbaraga, cyangwa se umwigireho, umwegere, umubaze uti se aho bigenza gute kugira ngo bigende neza, aho kugira ngo umusenye, ahaciye umusenye, ukore ibishoboka byose kugira ngo ibyo bintu yagezeho bimukureho. Mu by'ukuri ntakubeshye, ubaye igikoresho cya Satani, kuko umuntu niba ari blessed nta zindi imbaraga yashyizemo, mu by'ukuri aba ari blessed, nta kintu ushobora kubihinduraho. Hari abantu bitwa abatoni ku Mana. Bibiliya ivuga mu Baroma igice cya 7 bavuga ngo igice cya 9 havuga ukuntu handitse ngo mbese umubumbyi yabwira icyo abumba ngo mbumba gutya. Hejuru aravuga ngo Esawu naramwanze, Yakobo ndamukunda. Nuvuga ngo Imana iyo yashatse guha umugisha uwo ishatse, iblessinga uwo ishatse. So rero hano ndashaka kugira ngo twumve ikintu kimwe, tumenye neza ko abantu twirirwana nabo hari ibyo bafite baturusha, aho kugira ngo tubarwanye, tubajyane mu bapfumu, tubagirire nabi, tubaroge, tubange, dukore ibintu byose byatuma bafeyiringa. Kubera ko akenshi umuntu ugutuma ufeyiringa ni umuntu uzi ibyawe, ni umuntu wagiriye icyizere, ukaba umuganiriza ubuzima bwawe, ukagira ngo uri kumwe n'inshuti, naho uri kumwe n'umuntu mubi ariko utabizi. Noneho ngenda ndagira inama, twese twigira inama, aho kugira urakarira umuntu bigere naho wumva wamwica kandi uri gumusekera umubwira ko umukunda. Iga kubaho nk'uko abaho kugira ngo nawe blessed, cyangwa nawe usaba Imana ibiguhe, cyangwa nawe ushyira imbaraga aho uzi neza ko ufite potential muri wowe. Ufite potential, kuko hari abantu Imana yahaye umugisha kandi ntizawukura. Icyo cyo tucyumvikaneho, ntabwo izawukura, ntizisubiraho. abo Imana yahaye umugisha, iba yabahaye umugisha. Ni nka kwa kundi Imana, ni nka kwa kundi ushaka nko kujya mu bukwe ugashyira umuntu iyi agenda, uyimushyiriye ntabwo uzasubiraho ngo nuko mwashwanye ngo uyimwake. N'Imana nuko, hari abantu yahaye umugisha, hari abantu yahaye igikundiro, hari abantu yabaye
kugira ibyo bageraho. Rero tubigireho, tubagire inshuti, tubagira inshuti atari uburyarya, atari ukuvuga ngo reka mwegere mwegere tube inshuti nzabona ukuntu muhirika nitonze, oya, ahubwo mwigireho nawe akwigishe ukuntu ibyo bintu yabigezeho. Sibyo? Tureke ibintu by'amashyari, tureke ibintu byo kwangana, tureke ibintu bidafite umumaro, kuko Imana yahaye imishahara bamuhaye. Wumvisha aho ngaho ukuntu Baramu yabwiye Baraka ati ngo abona ngo kandi ngo narangije kubaha umugisha sinkukura. Noneho mu bice bikomeza haravuga ngo kuko ubwoko bw'Imana ntibuvumika. Umuntu ukamuha uburozi, ukamwanga, ukamusebya, ukagira nabi, kandi umwereka ko umukunda, ariko final ukabona arakomeza aravansa. Uwo ngo Imana yamuhaye umugisha, yamanuye ingabo nyinshi kumurinda. Aho kugira ubigenze gutyo rero uba igikoresho cya Satani. Mwigireho, cyangwa upfuka musaba Imana uti Imana nanjye ngirira neza. Nushaka ujya uvuga uti nka kanaka, kubera iki kanaka umwitaho nge ntunyiteho. Imana irabyemera. Burya iyo umubyeyi afite abana nka 5, harimo uza akakubwira ati ariko mama ati kanaka ntago unyitaho, ntunkunda, kuki nge utanguriye iki? Imana ni umubyeyi, irumva. Bikunaniye gusaba ku giti cyawe ukavuga ati Imana nanjye mpumugisha, bikunaniye ku giti cyawe, byibura avuga ngo mpumugisha nk'uko wahaye kanaka. Ariko Imana ibashe kubona ko icyo kintu gikeneye. Ariko tureke kugirirana nabi. Nukuri mbibabwiye mbabaye umutima wanjye, tureke kugirirana nabi, tureke amashyari, tureke gusenya abantu, tureke uburyarya, kuko nubundi uburyarya wumva ukuntu ari bubi. Uburyarya kandi hano muri iki gihugu cyacu burahari, buruzuye. Ibindi bihugu simbigeramo, simbizi, reka mbwira Abanyarwanda kuko aribo tubana. Uburyarya ukuntu ari bubi wowe burakumunga, kandi ubuzi kubeshya umuntu wibeshya, kuko ntubuzi n'imbaraga zimurinze, ntubuzi n'icyamugukiza. Sibyo? Ni wewe bumunga. Kandi ikindi kintu, uburyarya bujyana n'ishyari. Ishyari kandi ngo ni amahasa, ngo ni twins, ni impanga n'abarozi. Umuntu ufite ishyari nta kintu atakora. Mu by'ukuri birashoboka ko umuntu yakizwa icyo kintu, akinginga Imana akayitakambira. Ubu se twese turi hano nta bintu twasabye Imana ngo idukize kandi ikabidukiza? Mana nkiza kubeshya, Mana nkiza amagambo, Mana nkiza kunegurana, Mana nkiza ubujura, Mana nkiza ubusambanyi, kandi Imana ikabikiza. Kuki se itadukiza ishyari n'uburyarya? Ibyo byose Imana irabikiza. Ugapfuka mu kubwira Imana, kuki nkishimira abandi? Kuki buri gihe kanaka iyo yambaye neza bimbabaza? Kuki buri gihe kanaka iyo asetse bimbabaza? Ibi mvuga ni ibyo byuzuye mu Banyarwanda hano hanze, nibyo byuzuye mu bantu. Harimo ishyari, harimo umujinya. Tumenye kugendana n'abanyamugisha. Ufite icyo akurusha, urumva, aho kugira umurwanye, kigendereho, umwegere, umubwire uti ese wabigenje ute? Wabigenje ute kugira ngo nanjye mbigereho? Nawe kandi ukaba flexible, ukamubwira uti byagenze gutya, nabikoze gutya. Nawe ubundi kugenda ugacukura imyobo, ucukura ibyobo byose ngo aze gucamo, finally ni wowe bigwamo. Kubera ko iyi si imeze nk'umurima, imbuto ubibye niyo usarura. Rabiba urwango ku muntu ugaragaza ko ari inshuti yawe, kumukunda, kugize gute, kandi umubeshya. Finally mu gihe kizaza, imbuto rero ukuntu zinatangaje, iyo uteye ikigori kimwe hera ibigori nk'icumi, hera ibigori byinshi. Nayo rero no muri iyi si ni nk'umurima, iyo ubibye urwango usarura, noneho usarura abakwanga gusa. Kazavuga ati ariko none nakoze kuki? Ukirengagiza ko hari umuntu umwe wenyine wagiriye nabi. Mu by'ukuri mureke tugire urukundo, mureke tugire urukundo. N'ukuri ntacyo bigura. Bibiliya iravuga mu Bagalatiya, imbuto z'umwuka wereka zivuga zose, hasi avuga ngo ibyo nta kigura, ngo ibyo nabyo ngo nta kanze marebe neza, ariko haravuga ngo ibyo nta kiguzi bisaba, ntacyo tubigura, ntacyo bidutwaye kubikora. Sibyo? Mu by'ukuri duharanire kuba abana b'Imana, duharanire kuba abana b'Imana, duharanire kuba abantu bakundana. Ese niyo tutaba tutari abana b'Imana, meme si bigoye ko wera imbuto z'urukundo utari umwana w'Imana. Ariko duharanire no kubana n'abantu bose amahoro. Uzi kubaho buri munsi ucabiranya, uzi kubaho mu gitondo ubyuka ukambara ugiye kwa kanaka kugira ngo ugirire nabi mugenzi wawe. Ntacyo bitumariye. Ni ukuri ko Imana igenda bibabwiye, ntacyo bitumariye. Tureke uburyarya. Kandi ikindi, mujye mumenya ko hari n'igihe uryarya umuntu akabimenya, akakwihorera nawe, akajya kureba, akareba uko wizungurukaho. Imana igereka igatanga amaso da, igatanga amaso akavuga ati itondere kanaka, kuko ab'Imana irabarinda.
nicyo nababwiye ngo ni abanyamugisha. Mu gihe ubwoko bwa Isirayeli bwari bugeze mu kibaya ahantu, Baraka ari guteganya, ari kubwira Baramu ngo ngwino umvumure buriya bwoko bugeze hariya. Abayisirayeli ntibari bazi ko hari uri kubavuma, ntabwo bari babizi, ariko uriya Baraka yagiye gusohora ijambo ngo abavume, ngo hakagenda umugisha. Ntawe uvuma Imana itavumye. Bibiliya iravuga ngo mbese ngo ni Imana iri mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu ninde? Ntawe, ni zero, ni zero zero zero. Nta mubisha uhari. Ni ukuvuga ngo batera udutero shuma n'iki, bimwe bigafata ibindi bikanga, ariko ntibigire n'icyo bitwara umuntu. Sibyo? Mureke tubana n'abantu bose amahoro. Mureke tubane n'abantu bose amahoro. Sinibuka igice cyari kuvuga ngo ibyo byose ngo nta mategeko abihana, niko iryo jambo rivuga. Gukunda umuntu nta mategeko abihana, nta nubwo bigusaba processes, gusa bigusaba kumva ko umutima wawe ukeneye kuwurizinga, ukawurekura, ukavamo abo bantu wirwa utekereza ngo ndamwanga, uyu simukunda, uyu si. Mureke ibyo ngibyo ntacyo bimaze. Ikintu kitaguha igihumbi, kitaguha icyubahiro, kitaguha icyo ukeneye, cyihorere. Ureke no kujya pretendinga kuba mwiza kandi utari mwiza, ahubwo uzagenda upfuka mubwira Imana, nanjye nifuza kuba mwiza, nifuza kujya mvuga neza, nifuza gufasha abantu, nifuza kureka uburyarya. Mureke izo mbuto za Satani muzireke. Ngo abo ni abana ba Satani ko Yesu yavuze, ngo ni abana b'umunyakinyoma. Umuntu pretendinga ugerageza kwitwa ko ari mwiza kandi atari mwiza kugira agirire mugenzi we nabi. So njye nashatse kubabwira ngo kugendana n'abanyamugisha, twese ntawe utagira inshuti, ntawe utagira sosiyete abarizwamo, aho kugira rero uyibemo uryarya abantu, ugira gutyo warigize nk'inzoka itagaragara. Fuma ubange burundu nabigerure, cyangwa se utuze ubane nabo, wigire kuri uwo mugisha bafite. Urwango ntacyo rumara. Reka mbahe nk'urugero rw'undi munyamugisha. Aburahamu aragenda ageze mu gihugu cy'abanyamahanga, abona umwami witwa Abimeleki. Arangije aranamubeshyera amubwira ngo Sara ni umugore we, nako ngo ni mushiki we. Abimeleki aryamye nijoro, Imana yenda kumukubita inkota, ati wowe uwo mugore w'abandi mureke. Ati kandi bambwiye ko ari mushiki. Urumva Abimeleki nta kosa yari afite, usibye ko ngo abagore bose n'abo umwami icyo gihe, nta kosa yari afite. Ariko aza kumenya ko Aburahamu yamubeshye, ariko wari ugiye gukubitwa inkota ni Abimeleki. Nuvuga ngo nta uvumu w'Imana itavumye. Aburahamu yari umunyamugisha 100%. Twigire rero kuba beza, biri byo tubane n'abantu bose amahoro. Umuntu niba ari inshuti yawe, musapotinge mu byarimo, ariko utamuryarya. Niba kandi wumva utanezerewe n'ibyo ari kugeraho, jya ku ruhande rwe usaba Imana uti ndakwinginze, nkuramo iki kintu kiri gutuma ngirira akana k'ishyari. Kuko ishyari niryo ribyuka ukumva waroze, ishyari niryo ribyuka ukumva wawishe. Ejo bundi narababwiye ngo hanze hazabimbwa n'abarozi. Tayari uba wagiye hanze. Mu gutegeka kwa kabiri bavuga ngo abarozi ngo n'abashikisha n'abashika n'abagira gute, ngo nimubona muzango abo bagomba kwicwa. Niko mu gutegeka kwa kabiri byari bimeze icyo gihe, sibyo? So ndabashimiye rero, ntabwo mbatindira. Numvaga nshaka kubabwira ko ni byiza kubiba urukundo, ni byiza kubabera amahoro, ukaba umugwaneza, nta bintu byo kuvuga ngo ufite uburyarya. Uwiteka duhire, Uwiteka dushoboze, tube abantu bari authentique mu mitima yacu, habe mukuri. Niba udakunze umuntu mugendere kure, we kugenda umwikubaho ngo uri inshuti kandi mutari inshuti, mugendere kure. Nicyo kintu ngiye numvaga nshaka kubabwira aka kanya. Gusa mwibuke ngo abanyarwanda bagiye baca imigani, nge ntangazwa n'ukuntu yari ukuri, ngo akebo kagiye wamugarura. Akebo kagiye wamugarura. Icyo ugereyemo mugenzi wawe nawe umunsi umwe uzakigererwamo. Ese ubundi kambabwira, iyi si ntujya mubona ukuntu byagiye bigenda, ukabona ko umuntu yari umuhemu, yari umuntu mubi, arangije nabi, abantu bose bakajya bamucaho. Nigeze mbona umusaza uri ahantu gutya ari abandone n'abana be, baragiye kuba mu mujyi, bo baramutse mu giturage. Ariko rimwe na rimwe ushobora gutekereza ngo abana ni babi, ariko hari igihe usanga uwo musaza batarababaniye, atarababereye mwiza. Nose abana wabyara abana 4 bose bakakwabandona, bose bakakwanga, ntabwo bishoboka. Haba harimo ikintu kitagenda. So rero iyi si ni nk'umurima, icyo ubibyemo nicyo usarura. Mwabana b'Imana mwe, mwabantu mwe, mureke dushyire imitima mibi hasi. Izo mbuto za Satani tuzirandure,
tubashe kubana n'abantu amahoro. Niba umuntu utamukunda mujye kure, uteye kumubera indyarya ngo ugende umwisirisimbaho ushaka kumugirira nabi. Ibyo ni Satani ubikora, ibyo ni Satani ubikora. Kandi nta muntu ushaka kwemera ko ari umwana wa Satani. Bose abantu bose bavuga ko ari abana b'Imana, ari abantu beza, ari abanyamahoro, ko bagira neza, ariko mureke imbuto zivugire. Kandi ndababwiye, umuntu iyo agira nabi finally biramenyekana. Ushobora kwihisha mu muntu umwaka ugashira, imyaka 2 igashira, ariko kuko iyo mbuto ari mbi izagera itunguke no hanze. Turirizinga ubugombe, turirizinga abo tutababarira, turirizinga abo dufitiye ishyari, aho dufitiye urwango. Tubarekure bave mu mitima yacu, kuko n'ubundi tutwayemo imitwaro myinshi, sibyo? Ndabashimiye cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho. Numva nshaka kubaganiza ku kantu gatoya kajyanye no kumenya abanyamugisha tugendana nabo. Imana igiye guha umuntu umugisha ntireba aho avuka, akarere, ubwoko cyangwa igitsina cyangwa ikintu. Ibyo Imana ntibireba. Imana iha umuntu umugisha gusa. Muri teoloji bavuga amateka ya Yeremiya, ngo yavutse ku Muyisiraheli ngo n'umuntu ngo w'umushunemu, niko ngira ngo Bibiliya bavuga. ngo noneho umwe kuko yabonaga atazamujyana mu muryango we ngo bamwemere, n'undi akibaza ati nda nzayijyana he, amubyaye aramuta. Amaze kumuta nibwo Imana yaje aravuga ngo baho. Ubu Imana yahise imuha umugisha kandi yaramutoraguye. Ngo yamutoraguye ngo afite ivata n'uvuga ngo n'umwana ukivuka yari uruhinja. Ngo baho. Arangije aramubwira ati nkuremeye kuba umuhanuzi w'amahanga, amuha ubutware. Hari mu gice cya 3 amubwira ngo dore Abayisiraheli mbagize inkwi nawe nkugize umuriro. Imana ishaka guha umuntu blessing ntireba ikintu na kimwe, ahubwo tumenye kugendana n'abanyamugisha. Ndigeze mbabwira ngo twese ntago twaba ba president, ntibishoboka ha president w'igihugu abumwe. Nese ushaka nawe kuri president, n'undi abe president, nese mwaba president bangaye, umuntu aba president ari umwe. So niba ari uko bimeze rero, mu by'ukuri abegereye president bagomba kumusapotinga kugira ngo nawe abagirire neza, kuko aba afite ubwo bushobozi. Ntabwo ari ngombwa kumurwanya. Rero dufite imigisha mu buryo butandukanye. Dukomezanya, ahubwo twuzuzanye. Aho umwe abona ko undi atuzuye, twuzuzanye. Aho kugira ngo ufate umwanya wawe usenye mugenzi wawe cyangwa umwange ku buryo wumva wamugirira nabi. Ntacyo bitumarira. Ni imbuto zitera, izera izo wabibye n'ubundi ni imbuto zitera ikintu cyiza. Ntacyo bimaze, nta mafaranga bitanga, nta nyungu bifite. Umuntu aravuga ngo reka kanaka muroge, n'umuroga nturajya kwicara mu isambu ye, n'umuroga nturajya kurya ibyo yaryaga, n'umuroga ya blessing ntiri busimbuke ngo izikugereho. Ahubwo ikintu uba wikuruye urakiza, uba wikuriyeho abamarayika bari bakurinze bakajya kumurinda. Niko bigenda. Iyo uteye umuntu urugamba, abamarayika ba protection bakurinda, bahita basimbuka bakajya kurinda uriya, kuko niwe ukeneye icyo gihe abamurwanirira, kuko we aba ari muri ignorance atazi n'ibijya imbere. Nababwiye ni umunsi Baraka yasabaga Balamu kuvuma Abayisiraheli. Abayisiraheli bari mu kibaya, ntibari banabizi ko hari uri kubapangira. Ntabwo bari babizi. Ariko ngo yasohoraga ururimi ngo akatura, hakagenda umugisha, kandi we yari yateganyije kubavuma. Arangije aravuga ngo sinshobora kuwukura, ngo sinshobora kuvuma ab'Imana itavumye. Kandi Balamu yari umuhanuzi ukomeye muri Isiraheli. Sinshobora kuvuma ab'Imana itavumye. Sibyo? Mureke twere imbuto z'umwuka wera. Mureke Kristo ature mu mitima yacu, Kristo aganze muri twe, kugira ngo tubashe kwera imbuto z'umwuka wera. Ni ukuri kw'Imana, niba hari ingeso mbi yakunaniye mu mutima wawe, uhora urwana nayo wibaza ngo nzabigenza gute, kuki mfite urwango, kuki nanga abantu, ibaze nkayo kuba igikoresho cya Satani. Satani akagufasha kwica abantu, kuroga abantu, guteranya abantu, guhora ukora ikintu kibi. Ari wo muhamagaro ufite. Hanze hazaba imbwa n'abarozi, hanze hazaba abantu nk'abo. Ukarara udasinzira, ijisho utarifunze, uvuga uti kanaka se ndamugenze, ati singira urote mukoreye iki n'iki, kandi ukigira jante, ukagaragaza kuri myiza. Ibuye ryagaragaye ntabwo riba ryicishisuka. Kandi ndagira bamenyeshe ngo Imana irinda abana bayo, kuko ni umubyeyi, ihora itubereye maso. Urumva? Wa murimbyi yaravuze ngo nginyuma yawe hari ingabo zishinzwe kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko
urengana. Urabyumva? Inyuma yawe hari ingabo zoherejwe n'umwami Imana zishinzwe kukurwanirira, zitemera ko urengana, kuko bagupangira baba bakurenganya bakuziza ubusa. Buriya ishyari, urwango ni ikintu kiza ku muntu kidafite impamvu. Niba umuntu ari blessed, mureka abe blessings zibemo, nawe ube muzayo, kuko buriya ntawe utagira umugisha we, ntawe utagira icyo Imana yamuhaye cyiza. Twese turi beza, dufite aho dushoboye. Hari igihe ubona umuntu ukabona azi kwakira abashitsi, ukabona umuntu azi kurera abana, ukabona umuntu agira ubuntu aratanga, ariko ugasanga umuntu ntareba ibyo byiwe, arimo arajya kureba iby'abandi, nibyo akanuriye, kandi nawe afite ibye byinshi abantu babona bati yo this kana kameze gutya, ariko mu mutima akavuga ati cyama nanjye nkamera nkakuriye. Ariko yaba kwifuza gusa bitafite ibindi bigeretseho byaba ari sawa, ni ishyari ryiza, ariko uvuga ngo kamugirire gutya, kiriya kintu akora ntazongere kugikora. Nta muntu waremye undi muri iyi si, nubwo abantu bahora bavutse abandi ubuzima, ndagira ngo mbibutse ko nta waremye undi, kandi nta muntu wava kuri isi Imana itabishimye, ntawe. Niyo mpamvu Imana yamanuye ingabo nyinshi kuturwanirira. Nuko ngo Elisa arasenga abwira Imana ati hwejesha amaso ya Gihazi abashe kureba ingabo zitugose. Ngo Gihazi agiye kubona abona imisozi yuzuye abamarayika, ubu n'ahandi baruzuye barimo arakubita amababa. Ntawe uvuma Imana itavumye, ntushobora kurwanya uw'Imana itarwanyije, sibyo? Mureke tugire imitima myiza, mureke tugire urukundo, ngo ntacyo bisaba, nta mafaranga bisaba. Mbona ibintu bihenda kuri iyi si ari amafaranga, ariko ku rukundo nta mafaranga bisaba, ntacyo bigura. Kugira neza, kugira impuhwe ntacyo bigura, no kubabarira ntacyo bigura. Kubabarira gusa ni ikintu navuga ko cyo kitoroshye, gitangwa n'umwami Yesu Kristo, n'urukundo rutangwa n'umwami Yesu Kristo. Mureke twijandike muri Kristo kugira ngo tubashe kwera ibyo byose, tubashe kubishobora. Ndabashimiye rero, ndumva nabatindiye. Umwami Yesu Kristo akomeza abiteho, abaha umugisha, imbaraga z'ubwami bw'ijuru zibagote, uburinzi bw'Imana bubagote, amaraso ya Kristo nyabajanditsemo ngo aboze, abeze kandi abatunganye. Nohereje imbaraga zikiza ku abarwaye imitima, abarwaye umutwe. Nkunda gusabira abantu barwaye umutwe kuko umutwe urababaza, abarwaye kanseri, abarwaye sida. Nohereje imbaraga zikiza nk'umuriro ngo zigende zinjire mu mibiri yanyu, zitwike buri ndwara yose irimo, kuko igiti cyose kitatewe n'Imana kigomba kurandurwa. Ngo kandi imibiri yacu ni insengero za Kristo, aho Kristo atuye ntihagomba kuba uburwayi, ntihagomba kuba kanseri, ntihagomba kuba sida, ntihagomba kuba uburwayi ubwo aribwo bwose. Reka ubwami bw'Imana buri mu mitima yanyu buganze, bukubite imibiri yanyu, bukuremo ikibi cyose kirimo, mu izina rya Yesu Kristo. Imana yo mu ijuru ikomeze ibiteho, Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde, Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Shalom.